bazi ko ubuzima bwabo bwose ari umwako. Yanagenda mu bisekuruza byabo agasanga ni umwako, agasanga akomoka mu bacuraguzi no mu bateramwako no mu barozi no mu bajura no mu baki, akaza gusanga iwabo, yareba se na nyina agasanga ubuzima bwari umwako, sekuru na nyirakuru byari umwako, sekuruza na nyirakuruza byari umwako, agahita anafata yuko nibizakurikiraho byose, akavuga ati ntabwo bishoboka. Tumaze kumubona turaganira, tugirana ibihe byiza, ariko nyuma tubona atangiye gusa n'ugira agahinda. Aratubwira ati ndumva mumbabaje. Tutese kubera iki? Ati buriya rero mu gihe mwebwe nuko mutamperuka, atariko ubu ngubu ukuntu meze nta muntu ngirira neza ngo agire amahoro. Ati umuntu wese ungiriye neza byanze bikunze agira ibyago, ibyanjye ni umwako. Yaba ari umukobwa waza kukurambagiza yagukunze, akavuga ati rero reka mubwire wikwitera umwako, jya gushaka umuntu muzabana mukagira umugisha. Jewe akabaye icwende nikoga, jewe aho mutindi yanitse ntiriva, jewe ubuzima bwanjye ntabwo. Hari abantu rero babayeho ubuzima bw'umwako. Hari umuntu kuva yabaho yibaza ngo ni gute umuntu yicara akumva inkuru akagira ikintu kiba ukabona arasetse. na kimwe kimunanira arashoboye. Aheriya kugira ngo uwo mwaku noneho amazi aze gutemba ari umwaku, kugira ngo bize mu gisekuruza cyose n'ibizabakomokaho byose ari umwaku. Ariko inkuru nziza dufite nuko noneho Imana irarogora, kandi irogoza ibyo yagusanganye. Imiyagira zikambura w'ijambo, no mu butayu zinjanicwa no ngoma, kuko hejuru y'abami ndetse n'abatware, hejuru y'abakomeye, hejuru y'ibizima n'abamarayika hariho Imana ikomeye. Hejuru hejuru we, hejuru y'abami ndetse n'abatware, hejuru y'abakomeye, hejuru hejuru we, hejuru y'ibizima n'abamarayika hariho Imana ikomeye. Hejuru hejuru we, hejuru y'abami ndetse n'abatware, hejuru we, hejuru y'abakomeye, hejuru we,
tumuhereze icyubahiro. Haleluya. Ureba mu nda y'ingumba akabona ishyanga rikomeye, nta na kimwe kimunanira arashoboye. Niwureba mu nda y'ingumba akabona ishyanga rikomeye, nta na kimwe kimunanira arashoboye. Nta na kimwe kimunanira arashoboye. Nta na kimwe kimunanira arashoboye. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Icyubahiro ni cy'Imana, niyo yonyine ikwiriye gushimwa, niyo yonyine iri hejuru y'imbaraga zose. Iryo jambo rikugwe neza, Imana yacu irakomeye. Haleluya. haleluya. Twari tumaze iminsi tutabonana, tutari kumwe, ariko dushima Imana kuko tuba tugarutse kandi mu nzu y'Imana. Ni umugisha ukomeye. Ngiye by'umwihariko mu minsi ishize, mu gihe cya Pasika n'icyumweru cyera n'icyumweru cyo kwibuka, ntabwo nari ndi hano. Byatumye hashira iminsi igihe mwabaga muri kumwe kenshi ntabwo nabaga mpari kuko nari mfite urugendo rurerure, ariko ndashima Imana kuko yandinze. Reka munyemerere mbonereho kubifuriza Pasika nziza. Hari icyo bitwaye? Yesu abahe umugisha. Buri icyumweru cyera ntabwo ari kenshi cyane maze kutakibamo, ariko nabonye kutakibamo umuntu aba ahombye byinshi. Ubwo rero Imana ishimwe ko turi kumwe. Mu myaka yashize twigeze kumenya umuntu twari inshuti kera, biza kugera aho ngaho turaburana, ariko nyuma tuza kumenya aho ari, dufata inzira tujyayo kumureba. Tumaze kumubona turaganira, tugirana ibihe byiza, ariko nyuma tubona atangiye gusa n'ugira agahinda. Aratubwira ati ndumva mumbabaje. Tutese kubera iki? Ati buriya rero mu gihe mwebwe nuko mutamperuka, atariko ubu ngubu ukuntu meze nta muntu ngirira neza ngo agire amahoro. Ati umuntu wese ungiriye neza byanze bikunze agira ibyago. Hari abantu muzi bameze gutyo? Bo twarakomeje, ariko nyuma y'igihe gito banza shere tutaranabivugana. Nyuma tuvuyeyo hari igicu cyabuditse, ariko nzibutse vuba. Ntabwo nzi niba ari iyo mpamvu, ariko nuko byabaye nyuma gato yuko tuvuyeyo. Ariko ni umuntu uzi yuko aremye mu mwaku, azi ko aremye mu mwaku, azi ko n'umugiriye neza agira umwaku. Aravuga ati mwambabariye mukandeka ko ntawe ungiriye neza ngo abeho. N'umuvandimwe wanjye umwe twasigaranye, ubu ngubu twarashwanye, byabaye nabi. Iyi si hanze aha hari abantu bameze gutyo. Bamwe bashobora no kuba turi kumwe hano, abandi bashobora kuba batagira amahirwe yo kuza hano, ariko hari abantu bazi ko ubuzima bwabo bwose ari umwaka. Yanagenda mu bisekuruza byabo agasanga ni umwaku, agasanga akomoka mu bacuraguzi no mu bateramwaku no mu barozi no mu bajura no mu baki, akaza gusanga iwabo
yareba se na nyina agasanga ubuzima bwari umwaku, sekuru na nyirakuru byari umwaku, sekuruza na nyirakuruza byari umwaku, agahita anafata yuko n'ibizakurikiraho byose akavuga ati ntabwo bishoboka, ibyanjye ni umwaku. Yaba ari umukobwa waza kukurambagiza yagukunze akavuga ati rero reka mubwire wikwitera umwaku, jya gushaka umuntu muzabana mukagira umugisha, jyewe akabaye icwende nikoga, jyewe aho umutindi yanitse ntiriva, jyewe ubuzima bwanjye ntabwo. Elisa yaje kujya ahantu, umudugudu uri ahantu heza cyane, heza buri wese akahareba. Umuntu utahazi aje arimo gushaka ikibanza muri icyo gihugu, yumvaga icyo byamusaba cyose yagishaka hariya. Ushaka ishuri ryiza ry'abana yumvaga yarishaka hariya. Urimo kurambagiza yumvaga yarambagiza umugeni wa hariya. Ushaka akazi yumvaga yagashaka ko urebye ni umudugudu wari ahantu heza, wujuje ibyangombwa byose. Noneho Elisa ahageze aganira n'abanyamudugudu, baramubwira ati databuja abantu bibeshya hano hantu, uharebye ni heza pe, abantu bose bumva ariho baza, bumva ariho bashaka abageni, bumva ariho bajyana abana kwiga, bumva ariho baza mu kazi, bumva ariho baza gutura, bumva ariho batemberera, ariko ahangaha ni mu mwaku. Kubera iki? Hari amazi aroze, hari amazi mabi, hari amazi yica. Ubwo ureba aha hantu amazi yacu, iyo hari itungo riyanyweye rihaka riraramburura. Iyo hari itungo riyanyweye ari shashi, ubwo biba birangiye, ntabwo rishobora no kuzigera uvuga ngo uraribangurira. Ni amazi yica. Aya mazi turimo kuvuga, kubera ububi bwayo, kubera uko ateye, ubu ngubu iki gihugu ureba turimo nta kintu gishobora kuhera, kubera ko amazi yinjiye muri ubwo butaka. Ubutaka nabwo bwaranduye, buraroze, nta cyiza gihari. Databuja, hari amazi aroze. Umutwe mugende ndimo gutekereza kuri aya magambo, numvise umutwe w'amagambo navuga ngo hari amazi abeshaho. Haleluya. Hari amazi abeshaho. Niyo haba ari mu mwaku gusa, niyo haba nta kizima cyari gihari, ariko hari amazi abeshaho. Elisa bamaze kumubwira ikibazo gihari, bati nturebeshe amaso, kubera ko ubu ngubu byose amazi byose byari byiza, ariko hari isoko iri hano ituma byose ari umwaka. Icyo yababwiye, yarababwiye ati rero abantu bakora ibyo bita counseling cyangwa ubujyanama, iyo aje nta kintu akuzanira, nta nubwo akubwira icyo gukora, ariko akora ku buryo wowe ibyo waje ufite ari byo bigukiza. Haleluya. Ibyo wazanye nibyo bigukiza. Arakubwira ati wowe wifitemo igisubizo. Yarababwiye rero ati nimunzanire imperezo nshyashya, mushyiremo n'umunyu. Ntabwo ari imperezo yizaniye, nta nubwo ari umunyu yizaniye, ahubwo aravuze ati nimunzanire imperezo n'umunyu. Barabizana, baragenda bajya ku isoko. Haleluya. Bajya ku isoko y'aya mazi yica, bajya ku isoko y'aya mazi mabi, ashyiramo wa munyu. Aravuga ati Uwiteka aravuze ngo uhereye none kugeza iteka ryose, aya mazi ntabwo azongera kwica, aya mazi ntabwo azongera kwangiza, aya mazi ntabwo azongera kurumbya, aya mazi ntabwo azongera kuramburuza. Birarangiye kubera ko Uwiteka niko avuze. Haleluya. Hari inkuru nziza yuko nubwo wakwicara ukumva uri umunyamwako,
wa burundu. Hari umuntu wicara yatekereza ubuzima bwe. Nawe wibuke, hari igihe iyo wicaye gatoya hari abantu batinya guhumiriza. Burya no gusenga hari abantu, ubundi twebwe mu Giporoso batwigishe gusenga duhumirije. Hari umuntu rero uhumiriza akumva ubuzima bwe buragarutse, bwagaruka agahita akanguka. Kuko hari abantu bitinya ku buryo ashobora gutekereza inyuma gatoya inkomoko ye n'amateka ye, akikubita hasi mukamuhamba. Hari abantu bitinya, akibuka ari we, akibuka na nyina na se, akibuka n'ibisekuruza bye, agahita avuga ati, akazunguza umutwe akagerageza kwihugenza kugira ngo bye gukomeza kuza, kugira ngo ibyo bintu ye kongera bye kumugarukamo, kubera ko aritinya nawe ubwe. Akavuga ati, ashwi, wamubwira uti tuganiriza ariko uzi ko tutaziranye, mbwira amakuru yawe. Ukaba urimo kumugora, agashaka ukuntu akubwira iteraniro uko ryagenze n'ibindi, ariko ntabwo ashaka ko hari umuntu umumenya. Hari abantu, wenda reka tuvuge hafi muri 94 imyaka ya 29, hari umuntu wumva adashaka kuzasubira ahantu yabaye iwabo. Muri 99 nigeze kujya ahantu muri Kenya, noneho zakure urerera abanyarwanda ahantu muri, ntabwo umuntu byoroshye kwabayoberwa. Ndagenda umuntu araduseriva, ndamwitegereza musuza mu Kinyarwanda. Musuje mu Kinyarwanda araceceka, ariko ndavuga ndi nubwo nyihoreye ariko uri uwacu. Nyuma gatoya abantu baho ngaho barambwiye bati, wa muntu wasuhuje cyagiye burya ari umunyarwanda wamaze, burya nyuma gatoya yahise hava aragenda ajya mu kindi gihugu, kuko yari yaravuye mu Rwanda araza ajya ahantu yumva nta muntu uzamumenya ngo amuhuze n'u Rwanda, ku buryo yahise avuga ngo batangiye kumenya, aravuga ngo agiye mu kindi gihugu ntazi icyo ari cyo. Yumvaga adashaka ikintu cyongera kumuhuza n'u Rwanda kandi ari umunyarwanda. Hari amateka umuntu adashaka kongera kwibuka. Turi mu minsi 100 yo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Hari umuntu utekereza yakwibuka bya bindi byose ntari buze kwirirwa mvuga, ariko yabyibuka, yatekereza agahita yibaza ubuzima bwabo, kuko arakubwira ati, ariko ndebera igihe bahereye kuva 59 na mbere yaho hari abafite amateka, bigeze 59, bigeze 63, bigeze 67 n'umunani, bigeze 73, bigeze igihe cy'ibyitso 94, na nyuma yaho ugasanga n'ubu hari ahantu ukumva umuntu yakubwira ubuzima bwe akavuga ati, ni umwaku gusa, nta kizima gihari. Kubera iki? Wenda yarokotse wenyine, yarafite abantu ibihumbi, hakabare abandi batanavuga, ari n'udafite icyo yavuga, akabara ahangaha afite imiryango ye yose bariho, ariko bari muri prison zose zo mu Rwanda. Ni umukristo mwiza, ntacyo umutima umushinja, ntacyo leta imushinja, ntacyo abaturage bamushinja, arabizi neza ko yari umwere muri icyo gihe, ariko ise afungiye hariya, nyina ari hariya, ise nyina wabo, ise wabo, nyirarume, mubyara we, bose ugasanga bari hariya, agatinya no kuvuga ko afite umuryango, kubera ko yumva afite icyo kintu cy'icyasha cyo kuvuga ubwo buzima bayeho, umwako. Hari abantu bashobora kuba baraha cyangwa bari ahandi, we nta n'ubwo azi abe bariho n'abatariho, kuko batandukaniye ku mupaka runaka cyangwa ahandi. Hari abamubwira ati, buriya wasanga bari mu mashyamba yo muri Central Africa, abandi muri Congo, abandi ahandi, ntazi n'abariho n'abatariho.
hari abaherutse gutahuka hakurya ahangaha, umugore atahukana n'abana 9 asanga abashiki be bari basigaye baramwandikije imitungo yose kugira ngo bayikize ku bandi bantu, aje aba nka Karosi. Umugore aje n'abana bati ubu ngubu birarangiye kuko twari twaramwandikishijeho, ubu ni ugiye kubitwara. Baratangira bamuhigira hasi kubura hejuru, niyo musaza we wenyine wari uriho. Ariko byabaye umwaka kuko bumvaga byararangiye atakiriho, hashize nk'imyaka 2 abonetse, ariko byabaye umwaka kurusha ko atari kuboneka. Hari abantu rero babayeho ubuzima bw'umwaka. Hari umuntu kuva yabaho yibaza ngo ni gute umuntu yicara akumva inkuru akagira ikintu kiba ukabona arasetse. Burya hano hari abantu mbona buri gihe baseka, hari igihe useka umuntu akagira isesemi, akavuga ati ariko akibaza ikibazo muba mufite gituma museka, kuko yumva atazi guseka ikintu kiba cyabaye. Umwaka, hari abantu babaye ubuzima bw'umwaka. Iyi soko y'amazi mabi, y'amazi yica, ahera ku isoko. Nicyo twavugaga, buriya umwanzi ni mubi kuko we iyo ashaka kurimbura akora umushinga w'igihe kirekire, akajya ku mukobwa akamuteza ubuzima butuma atazabyara. Kubera iki? Kuko uwazabyara, mujya mutekereza ku mateka ya Yesu Kristo, kubera ugenda uhere kwa Aburahamu na Sara ingumba, bagize ngo barabyaye ka Isaka n'umugore we wagombaga kuzabyara agakomokaho na Yesu aba ingumba, akamuvutseho karagiye, babyaye kwa Yakobo babaye ingumba. Ubuzima bwabo bwose ugasanga biraturuka ku isoko yiriya, kugira ngo bizagere hahandi hari kuzavuka umwami, ariko bati uwo ngo bizapfe, bihera iryiriya ku isoko. Ni nayo mpamvu hari igihe uburahanga umuntu ashobora kuza kwiga burya. Iwacu ni kuri Kigali, umuntu muri bake y'abambere bagize amahirwe yo kwiga, dore ko kumva ngo umuntu yarize cyari gitangaza. Umwana umwe ariga, twumva ibitangaza, tukumva natwe hari abantu bize. Ahita bamuhamagara, icyo gihe barahamagaraga nyine bagahita bajya gukora muri ministeri. Ajya gukora muri ministeri, turavuga ngo kwa Samuel byatunganye. Ayosha aragenda abo musinzi, abo musambanyi, sida nibwo ari icyaduka iramwakira. Ubu yaramaze kumera neza, tugiye twumva abo turi mu kigero kimwe n'abanduta bazi byinshi bimeze gutyo, ntabwo ari byo ndi butire. Ariko nukuvuga ngo ahera iriya kugira ngo uwo mwaku noneho amazi aze gutemba ari umwaku, kugira ngo bize mu gisekuruza cyose n'ibizabakomokaho byose ari umwaku. Ariko inkuru nziza dufite nuko noneho Imana irarogora, kandi irogoza ibyo yagusanganye. Turabifite muri twebwe, dufite muri twebwe ibirogora, ariko ni nako uburozi buri muri twebwe. Nahoze ndimo kwibuka umwana w'umukobwa watubwiye ati umuntu yambwiye ijambo ribi, atamaze kumubwira ijambo ribi ndazenga nibaza ijambo ngiye kumubwira rikamuzunguza, rigatuma ubuzima bwe bwose anyibagirwa, kandi yararimushakiye. Kandi n'umwe muri twe nyine umukozi w'Imana, ko niko tuvuga, narimubwira rimuzunguze isoko y'amazi aroze. Ntabwo nzi niba hari ikintu kibaho
amagambo tuvuga. Abantu benshi ushobora kuzasanga bariyahujwe n'ijambo bumvise. Abantu benshi ushobora gusanga barashenye ingo kubera ijambo bumvise. Abantu bakoze jenoside ushobora gusanga baragiye biterwa n'ibyo bumvise. Ushobora gusanga abantu bagenda bahimukirana n'uyu munsi ari ibintu bagiye bumva. Ku buryo niba hari ikintu giteye ubwoba ijambo, hari n'abivuma ubwabo batabizi. Amazi aroze, amazi aramburuza amatungo, amazi arumbisha ubutaka. Reka mbabwire, mureke wenda ibindi tuzagerageze, ariko ururimi Yakobo we yandika ururimi rudacungwa. Mujya mutera ipasi cyangwa kumva radiyo, iyo mucometse ibi ngibi buriya gucomeka, iyo ucometse ku mashanyarazi, Yakobo yavuze ngo ururimi rudacunzwe rucometse directement kuri Gehinomu. Buriya impamvu hano ducanye nuko ducometse ku mashanyarazi ya REG. Ururimi rudacungwa, ururimi rubi ngo rucometse kuri Gehinomu. Nta guca hirya, nta handi unyura. Hari abantu derutse kujya kuganira nabo, ni umugore n'umugabo. Tuganira, buri wese mu bavugaga yarabatereka mbabwire, iyo ibindi byose nabyihanga, ariko agira amagambo mabi. Agira amagambo mabi. Amaze kuvuga undi nawe aravuga tumva tereka nkubwire, agira amagambo mabi. Cyatubaje nuko twagiye gusoza, tugera avuga ati nge ndumva na n'ubu rero kuko ntabwo yahinduka ndabizi, agira amagambo mabi. Ni umugore n'umugabo bakunda nabeza, b'abakirisitu, basa n'abafite amafaranga menshi ukurikije ibyo tureba, babanye neza, barebye mu nzira ubona ari abana beza, agira amagambo mabi, agira amagambo aroze. Tugeze muri Ezekiyeli igice cya 47, uyu muhanuzi we ngo uyu muntu yaraje amufata ukuboko aramujyana amugeza ku rusengero, ngo agiye kubona arebye mu rusengero ngo abona hatangiye kuva y'amazi, amazi atemba. Haleluya. Amazi amufata ukuboko barayakurikira, bageze muri metero 500 ati ngwino twambuke. Yambutse akandagiyemo amazi amugera mu bugombambari. Aravuga ati wabibonye? Ati yego. Dukomeze. Barakomeje izindi metero 500 ati twambuke. Barambuka ariko ngo bavogera ageze mu mavi. Haleluya. Arimo guturuka he? Barongera izindi metero 500 aravuga ati twambuke, agerwa mu rukenyerero. Baragenda bageze izindi 500, urumva byari kilometero 2 ni nko kugera nka Rwandex cyangwa hafi aho. Aramubwira ati twambuke, aramubwira ati wapi, ntabwo bigishoboka. Amazi yamaze kuba ku rwego ntabasha kuyagendamo keretse ari umuntu uzi koga. Aramubwira ati mwana w'umuntu rero, none aya mazi ubona yabaye uruzi runini utabasha koga. Arakomeza. Navuga ngo nge aho mvukira hanyemerera kubona ko uruzi ari amazi afite umurongo umwe agenda, kuko navutse ndeba Nyabarongo na Nyabugogo, inzira zayo nimwe, niyo habayo kuzura karenga, nyuma gatoya aragaruka ukabona ko ari ya nzira. Aya ngaya yo ni amazi adasanzwe, ko arabwiwe ngo aya mazi arimo gutemba agiye kugenda, agiye mu butayu hose, ahantu hatari ubuzima, ahantu hatari ibyatsi, ahantu hatari inyamaswa, ahantu hatari ibiti, ahantu nta kintu cyari gihari. Aya mazi agiye kuhatembera hose, namara kuhatembera hahite haba hazima, hahite hazuka, ubutaka bwaho buzamura ibyatsi, buzamure ibiti, hahite haza habeho ubuzima. Haleluya. Atari ko azanakomeza agere no mu nyanja ipfuye, agere muri ya nyanja y'umunyu. Ya nyanja ni igisiga kigurutse hejuru yayo, igikurura kikagwamo kigapfa, kubera ko
hameze nabi. Aya mazi aragendaga niriya naho hazacya. Namara gukira aravuga ngo iriya nyanja kuko nta buzima buhaba, nta fi ibamo, nta ngona, nta mvubu, nta gikeri, nta kintu. Aravuga ati aya mazi namara kujya muri iriya nyanja ipfuye itagira namba, yayindi ivuga ngo ungire neza nawe agira umwaka. Avuga ngo nagerayo ngo aya mazi ngo inyanja yose izakira, ngo hazabamo amafi menshi ku buryo abarobyi bazajya baroba amafi ngo nk'ayo mu nyanja, amafi meza manini. None bakaba bati umva aka gace kose gakikije ngo hazabaho kwanika iki? Inshundura, kuko abarobyi ni benshi kandi bazabaroba amafi menshi. Hazaba ubuzima ku buryo none abantu baturiye hafi aho ngaho ngo no hafi yaho ngo hazamera ibiti bihora byera. Haleluya. Ntabwo nzi niba dufite abantu b'abahanga mu bijyanye n'ibiti, ariko ngo ni ibiti byera buri kwezi. Hari ibyo muzi ngo byera imbuto buri kwezi, ariko ntabwo ari ukwera imbuto gusa, ahubwo ngo noneho n'ibibabi byabyo ngo bizaba umuti uvura. Kubera iki? Kubera ko bituriye wa mugezi w'amazi aturuka he? Mu rusengero. Mu rusengero he? Hahandi believers bakorera umurimo w'Imana, hahandi ubushake bw'Imana bakorera umurimo w'Imana, hahandi twebwe twese tuza mu murimo w'Imana, hahandi tuza gukura ubuzima. Ahangaha niho isi yose itegereje ubuzima. Niho bwa butayu butegereje kugira ngo amazi aturutse ahangaha agereyo, none ubutayu butangire bumeze imiberanya n'imfunzo, hazamuke za parumiye, ubuzima bubuzima, kubera yuko hari amazi aturuka mu rusengero. Imigisha y'Imana, imbaraga z'Imana zituruka mu rusengero nizo gisubizo cy'isi ya none, nizo gisubizo cy'ibibazo biri hanze ahangaha. Nicyo abantu bacitse ku icumu, reka mbabwire, ntabwo byoroshye. Ntabwo byoroshye kuyorera igisubizo. Igisubizo ni twebwe, ni abana b'Imana, ni abakozi b'Imana. Aya mazi atemba aturuka ahangaha aragomba kugenda akagerayo. Natangajwe nuko mu rusengero ho ni isoko. Ho ni isoko, ntabwo ari uruzi, ariko rubaye uruzi ntabwo twabona uko tuhaba. Ho ni isoko ihaturuka, noneho yagera hanze Debora akabakubitanya na Nyirasafari, akamubwira ati Yesu ni umwami. Nyirasafari agakubitana na Danieli ati Yesu aragukunda. Bagenda gutyo, noneho bakagenda umugezi waguka bikagera hanze. Ahangaha ni isoko gusa, naho dukura amazi y'isoko y'ubugingo tukayajyana tukayageza kuri babandi. None isoko ikagenda ikaburuzi, kandi noneho n'abatubona gusa nabo mu mudugudu, abantu batuye hafi y'uwo mugezi. Haleluya. Ibiti bituye hafi yawo byera imbuto za buri kwezi, n'ibibabi byabyo bikaba umuti. Nuko abaturanyi bacu gusa mu mudugudu, abo mucuruzanya mu isoko, abo mwicarana mu biro, abo muhurira muri bisi, abo mubana mu kimina, abantu muturanye bagahita bumva nabo, wabareba ugahita ubabonamo umuti. Bene data, reka mbabwire twige reka tumenye akamaro kacu. Turi mu minsi isi ibihiwe, ibiciro, inzangano, abicana, abahuguzanya, abarokore bateye ibibazo, bya bindi byose, noneho ugasanga ni umwako. Ariko umuti, amazi abeshaho, isoko ituruka mu rusengero igera mu nyanja ipfuye, byose bikabaho. Igera mu butayu, byose bikabaho. Noneho rero Yohana wageze hariya yandika mu gice cya 4, we yahise aduha urugero rusobanutse. Aravuga ati ya mazi ntabwo ari amagambo. Yesu arimo kwigendera gutya n'abigishwa be, yiyumvamo guca hadacibwa. Aravuga ati hahandi mu batwa bikagina, ati ndumva ashaka guca ikagina.
Kagina murahazi abatwa binaha babahe kuko hari abantu uru Rwanda rwagiye abantu kumva ngo nguriya ngo nabatwa nabatwakazi n'abantu twari tuzi ko banenwa ntabwo twiye twumva bari abantu ariko noneho arimo kugenda agiye aravuga ati ndashaka guca hariya ko bariya na agezeyo ahura n'uwo musamariya kazi banenwaga n'ababo kwa Yesu n'abo mu bwoko bwa Yesu bageze aramubwira ati wampaye utuzi njye nibaza impamvu atamubwiye ngo wampaye amazi akavuga wampaye utuzi nahoze ntekereza umuririmbyi bavuze ngo najyaga njya ku iriba ry'iyi si mfite inyota nyinshi cyane najya kunywa agakama n'utuzi ariko natwo turoze tutamara inyota aramubwira ati nose uransaba amazi wowe nose muratunena no kudusuhuza ntimudusuhuza no kudupepera mwumva twabatera umwaku none se uransaba amazi nkande ati nyamara iyo wari umpaye amazi aramubwira ati ntayo ngo haye n'ubundi muhora mutunena aramubwira ati yaba wari uzi uwo muvugana kuko nge tuvugana mfite amazi y'ubugingo iyo aba twavugana gukansaba amazi ntabwo amazi y'ubugingo ntabwo amazi abeshaho ntabwo amazi unywa nibibe kuvuga ngo uzongera kunywa ahubwo iyo uyanyweye uhita aguhindukiramo isoko haleluya aguhindukiramo isoko ikugeza ku bugingo buhoraho uyu mugore yari indushyi izwi neza n'abo umudugudu bose ku buryo no kujya kuvoma yagendaga yigengesereye ariko Yesu ako kanya ikimenyetso ko yahise amuha amazi meza y'ubugingo umugore ngo yafashe ikibindi hasi cya kibindi kivoma amazi atamara inyota akirambika arirukanka ajya kwa bene baravuga ati umva we ati muze mbabwira ati mbonye umuntu ati mbonye ufite umuntu utanga amazi unywa none ahubwo akaguhindukira n'isoko ati muze tujye kureba azana umudugudu wose haleluya umudugudu wose uraza baza kureba wa muntu utanga amazi abeshaho bahageze bose bahavuye bihindutse bishya kubera iki Kristo yaje yabahaye amazi abeshaho yabahaye amazi y'ubugingo bene data aya mazi yamuhaye nayo yatembaga ava mu rusengero we yarahari ubwo rero isi ni twebwe ikeneye isi ni twebwe itegereje hanze aha ngaha hari amazi aroze hari amazi aramburuza hari amazi arumbisha hari amazi mabi hari amazi yica ariko igisubizo gikenewe ku itorero igisubizo gikenewe kuri twebwe twamenye Kristo kuko niba umuntu avuze ngo karabaye wagombye kurimo kuvuga ibinyuranye n'ibyo wagombye kuvuga ibinyuranye n'ibyo kumva umuntu avuye mu rusengero mu mazi abeshaho yagera hanze akavuga bati karabaye ati karabaye ubu bateye umwako kuko twagombye kujyana igisubizo cy'isi ya none aya mazi dufite Bibiliya ijambo ry'Imana haleluya buriya iyo tuje ahangaha tuba tuje kumva ijambo ry'Imana tuba tuje kumva imbaraga z'Imana tuba tuje kumva imigisha y'Imana tuba tuje kumva impuguro z'Imana tuba tuje kumva gahunda z'Imana tuba tuje kumva kuko nitwe bahuza b'Imana n'abantu iyo usohotse ahangaha uba ukwiye kugera hanze uri igisubizo kuko amazi ava mu rusengero niyo yabaye igisubizo niyo yageze mu butayu hahinduka igishanga niyo yageze mu nyanja ipfuye ihinduka nziza hazamo amafi niyo yabaye igisubizo cya byose kandi noneho naho yizungurutse hamera ibiti byera buri kwezi igihe cyose harabaho imbuto kandi noneho ngo n'ibibabi byabyo bikavura rero bene data turi mu gihe isi ibihiwe turi mu gihe abantu bumva bakwiyahura buriya nimwumva abantu mujye mukurikira ariko tujya tureba televiziyo TV1 BTN n'abandi hafi igihe cyose hari abantu bicanye abantu barimo kwicana abantu n'ibindi ugasanga birabishye burya rero ni duke tutwereka uko isi imeze igisubizo kiri mu nzu y'Imana mu nzu y'Imana bashobora
bazamo ko ntabwo bazi n'icyo baza kumaramo. Ariko wowe nusohoka wagombye gusohokana amazi wavomye ahangaha ukabashyira amazi abeshaho. Kristo ari muri twe, urusengero n'urunguru, amazi aratemba, turayatembana. Nituyatembana tubwira abandi, babwira abandi, babwira abandi, babwira abandi, amazi abeshaho. Ariko ikindi nuko twebwe ijambo ry'Imana tubwira ngo ese ntabwo muzi ko imibiri yanyu ari insengero z'Imana, z'umwuka w'Imana uba muri mwe? Nuko ngo turi n'insengero n'ubundi zinagenda. Kandi ya mazi ya Yesu Kristo twabonye yaduhindukiyemo isoko y'amazi adakama. Niba dufite muri twebwe isoko y'amazi adakama, abatubonye bagombye gushira inyota, bagombye kugubwa neza. Niba mpuye n'umuntu yaragiye yahukana, twagombye kugarukana atashye. Niba mpuye n'umuntu yaragiye kwiyahura, twagombye kugarukana abihinduye. Niba twari duhuye n'umwana mwiza w'umukobwa wari umaze gufata umwanzuro wo kwicuruza kubera uko ibintu bimeze, twagombye kugarukana yabihinduye. Niba twari duhuye n'uwari ufite umugambi wo gutangira kuba umwesikuro kubera ko yumva yabishobora akahindura, twagombye kuba igisubizo cy'isi ya none. N'iki Imana idushakaho, tugomba kuba igisubizo. Amazi atemba ava hehe? Mu rusengero. Ntabwo atemba ava i New York muri Loni nabo byarabacanze. Ntabwo ava ahandi ahariho hose. Iyo bagiye gutanga amahoro ku isi, bohereza ingabo zirushijeho gukomera, bohereza ibitwaro birushije ibya mbere gukomera, niko bashaka ibisubizo. Iyo ushaka amahoro ku isi utegura intambara. Ariko Yesu Kristo niwe gisubizo. Amazi ava mu rusengero niyo gisubizo. Aragera yate? Mugende gusa Yesu wuzuye imbaraga z'agakiza. Iteka Mana nziza, tugushimiye ko waduhaye uyu munsi kugira ngo tubemo, ariko tunaze no mu nzu yawe. Tugushimiye ku bwa gahunda zose zabereye hano, zabaye zo kuguhesha icyubahiro. Ushimwe Mana, ushimwe ku bw'abakristo babonetse wararitse kugira ngo baze mu nzu yawe. Ushimwe ku bw'umuyobozi wa gahunda wamfashije. Ushimwe Mana ku bw'ijambo uduhaye ryongera kutwibutsa ko muri twebwe harimo isoko waduhaye ikiza abandi, kandi ko ukeneye kuyikoresha kugira ngo tubashe gukiza benshi, ubwami bwawe bukomeze kwamamara Mana. Tugushimiye ku bw'ijambo ryawe waduhaye. Ngushimiye ku bwa korari Rema, ku bwa korari Intama ndetse na Believers wahaye imbaraga bakaduha ubutumwa wabahaye kugira ngo babutugezeho Mana. Turabigushimiye. Tugushimiye ku bw'abakuru b'itorero n'abadiyakoni ndetse n'abakristo wazanye mu nzu yawe. Tugushimiye ku bw'abashyitsi n'abana batoya Mana. Tugushimiye ku bw'iteraniro ryose wararitse kugira ngo rize mu nzu yawe. Icyubahiro n'ikibi cyawe, kuko ari we waduhaye imbaraga, kandi byose byabaye byo kuguhesha icyubahiro Mana. Turabigushimiye. Tugushimiye ku bw'amasengesho ndetse no ku bw'ibyifuzo twazanye. Ndakwinze kugira ukomeze kubana na buri wese, umusubirisha imbaraga zawe. Reka Mana ikimenyetso cy'ibyiza gikomeze kuba ku bwoko bwawe. Kandi Mana turakuragiza iki cyumweru cyose tugiye gutangira, kugira ngo ubane natwe, ukomeze kubana n'abakora imirimo yabo ya buri munsi, ukomeze kubana na buri umwe Mana muri gahunda za buri munsi abafite. Reka ureme amashimwe Mana muri iki cyumweru uduhaye kwinjiramo. Ubwo tuzagaruka tuzavuga imirimo yawe yuko waturinze, tukaba twongeye guhura nk'itorero terana. Tuzagushima Mana. Ukomeze kurinda itorero ryawe, kandi Mana ntabwo ari twebwe twenyine twisabira, ahubwo tukweretse n'abandi bababaye barushye, kugira ngo nabo Mana ubereke ikimenyetso cy'ibyiza, ubarinde. Ukomeze kurinda itorero ryose, ukomeze kurinda igihugu cyacu waduhaye kugira ngo dukoreremo Mana. Reka amahoro yawe akomeze kubamo, kandi tuzazirikana no gusengera isi kugira ngo ukomeze kuyitaho mu buryo bwose Mana. Utanga amahoro abafite ibibazo,
ubikemure kugira ngo ubwami bwawe bukomeze kwamamara Mana. Si twebwe gusa tunisengera, tukweretse n'imiryango yacu kugira ukomeze kuyitaho aho iherereye kugira ngo ubwiza bwawe bukomeze gukayangana hose Mana. Ushimwe kandi uhabwe icyubahiro. Ndakwinginze kugira ngo tugiye gutandukana, uku gutandukana kwacu kubukwera, kandi Data icyubahiro cyawe gikomeze kuba mu buzima bwacu n'ibyacu byose, izina ryawe rikomeze guhabwa icyubahiro Mana. Tukweretse n'ibindi byifuzo byose imisabire yacu itabashije kugeraho kugira ngo ubirebe, kandi Mana ubirebeshe amaso y'imbabazi zawe nyinshi, ubikemure kuko ubwami n'ububasha n'icyubahiro ari byawe uhere none ukageza iteka ryose. Amen. Kadusabe umugisha w'Imana. Uwiteka Imana ibarinde, Uwiteka Imana ibamurikishirize mu maso hayo, kandi amahoro Imana itanga rutwayamenwa n'ubwenge bw'abantu bose, arinde imitima yanyu, arinde ubugingo bwanyu, arinde imiryango yanyu n'ibyanyu n'abanyu bose, mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Mujyane n'amahoro ya Kristo.